umuntu winjajwe aba ari umuntu wawe ariko icyabahuzaga kiba cyararangiye umutunze nkandi. Iyi ndirimbo bivuga ko hari umuntu wayituye, nukubona bagenda nibagira huzo uwo musheri wawe bimenye ni ex wanjye yanzaniye ubufu nawe mitamutahuzo. Reka ngwikaze wowe ukurikiye Exclusivity show kuri YouTube ni ETV. Kora subscribe, ukore comment ndetse na share, maze ukande kukazogera kugira ngo ibiganiro byacu bizabe bikugereraho igihe. Any comment, ibitekerezo byanyu tugenda tubibona, tuzagira umwanya wo kugenda tubisoma. Turi kumwe na Papa Cyangwe ariko ari muri radio, twabimenye ko yaje muri Keti Radio ari kumwe na MC Tino. Hanyuma turagira ngo tumuganirize twumve ibyiyumviro bye. Nyuma yo gusohora indirimbo Siba, nimwe mu ndirimbo nziza imaze kurebwa n'ibihumbi 60, meruka kurebwa baho imaze kurebwa n'ibihumbi 60. Ni indirimbo yakozwe na producer yewe, umwe mu ba producer beza wanankoreye jingo y'ikiganiro cyanjye. Papa Cyangwe numwe mu baraperi beza ariko udakunda nyine kugenda abyerekana cyane, ariko yasohoye ibikorwa n'ibikorwa bye birivugira muri rusange. Tugiye kumuganiriza ndetse turanagenda tunabereka muri studio vibe za studio uko ziba zimeza. Reka tujyane muri studio, tujyane namwe n'abakunzi ba Exclusivity, tugende muri studio tubereke ukuntu biba bimeze. MC Tino ukuntu aba interviewinze cyangwa se yakoze ibiganiro bye bwiraga, ahubwo mise mpurira nabo mu muryango Cumage. Yewe siba yesa. Papa Cyangwe ndamugarukaho ngira ngo nagiye nanamubereka, ariko ndi kumwe na MC Tino. MC Tino, number one MC, let me tell you something. Let them know. Siba tujye gusiba abayimuzi bose bazazenge, abayimuzi bazazenge ndaje ako genda basibiye kera man, ndabasibiye kera. In Keti Radio #1 station, everyone Kigali should everything are man, you don't know. Tell them respect. Mbere yuko Tino agenda gato mu munota umwe, mbere yuko nganiriza Papa Cyangwe, wakiriye Papa Cyangwe nk'umwe mu baraperi beza banafite indirimbo Siba nkuko nabivugaga muri introduction. Ariko Tino uri umwe mu bantu bamaze imyaka myinshi muri industry, wabaye umuhanzi, uracyari umuhanzi muri TBB, uvamo uragenda. Ariko ikibazo nashaka kukubaza, kubera iki supporting music nyarwanda? No, music like ngomba supporting music nyarwanda, usiye ni nyarwanda music muri rusange, because like I'm a music guy, like Papa Cyangwe is my young brother, achitwa King Lewis way back muzi akiri moto, and like kugeza level agezeho, like kubona umwana wazamusakiri moto akagera kuri level ashobora gufata inshingano gukora ibintu ku giti cye, very fresh. So I support young talent, I support big talent. You ufite ikintu cyiza, I do support, because umunsi nshaka kugufasha ejo nkabivamo ibintu nanjye ukazafasha wenda abana banje say my guys, you know. So niyo mpamvu mbwira abandi banyamakuru like dushize hamwe, like Papa Cyangwe Keti Radio azahandi twakimbiza abantu. I cannot do it alone sometimes, you know. Yego ngora kuri radio nini, Keti Radio is a big station, like abantu batwandikiraga bari za Kamembe, abantu bari ku Nkombo, abantu bari za Bukavu, you understand, you see. So nuvuga it's a big station, you know. So niyo mpamvu vuga ni yaba Papa Cyangwe yaba like new talent, ariko ufite talent nanone bana kuza uzanye ibintu biraho ngaho ngo mwe ni mitangusiba nanjye mitangusiba ya. So yes, MC Tino dufite ikiganiro cyitwa Exclusivity, kijyamo abantu bafite icyo bakoze cyangwa se bari kumarira industry nyarwanda, music nyarwanda muri rusange. Tuzagutumira tukuganirize Papa Cyangwe, duse twirukanka cyane ko dufite ikiganiro nawe kirambuye. Turi ku ndirimbo Siba, kubera iki Siba? Ko hari ibintu dukeneye gusiba, kugira ngo duhindure. No kuvuga ngo Siba ni indirimbo yanjye cyashya iri hanze, ibiri kubwira abantu nyine ko tugomba gusiba ibintu bitatwinjiriza, bitadufitiye umumaro, urumva. Cyane ya nimero tuba dutunze nta mumaro dufite, urumva. Nka nimero y'umu ex wawe ntago ari umuntu mugomba gutunga, kuko nge sinumva uburyo utunga umu ex wawe kandi mutagira ko nawe bakiri umuntu.
aba ari umuntu wawe ariko icyabahuzaga kiba cyararangiye umutunze nkandi ikintu wamushakaga ni urukundo, urwo rukundo rwanze kugira ngo umuntu abe mu ex wawe nuko biba byanze burundu, ko umuntu mukundana murashwana ejo mukongera mugashwana ejo, ariko iyo mugeze kuri rero ruvuga ngo dutandukane biba byanze burundu. Uwo muntu rero byanze burundu ugiye kumutunga ngo ujye ureba ubuzima bwe arebe ubwawe gute, ugiye gutunga iyo nimero ye ngo uyimaze iki? Umuntu w'injajwa wirirwa kuvuga nabi agusebya kugize iki, utunze iyo nimero ye gute unabizi ko yirirwa agusebya kuvuga nabi? Si wo bihera nabona n'ibindi byo kukuvuga, wamusibye azongera kubona kuvuga ibiki? Uwo muntu utaguha n'ijana, umuntu utabwira ati muye n'akabazo mfashe ibi, umutunze nk'iki? Umuntu utakurangira akazi, umuntu utaguha igice na kimwe, utaguteza imbere mu buryo bushoboka bwose, umutunze gute? Umuntu utaguhamagara rimwe udashaka no kuguhamagara ngo akubaza tumeze ute byonyine amasegonda, akubaza umeze neza, uwo muntu umutunzemo iki? Ibyo bintu rero byo gukomeza wizirika ku bantu nibyo bituma ukomeza kwibeshya ko ufite abantu, ejo wahura n'ikibazo ukavuga ngo abantu ngo ni abagome, ngo abantu ngo ni abagome, ngo ni indyarya, ngo abantu ngo ni ibisambo. Kubera iki? Watunze ibisambo ugiye kubekera abandi bantu, watunze abantu batari abaseriye kuko bagutengushye ugiye kubishyira ku bantu bose. Fata abantu bari seriye urebe uvuga ati uyu muntu ngize ikibazo cy'amafaranga yakinyemura, nyeneye umuntu unganiriza yanamubona, uyu muntu nyeneye umuntu mba hafi arahari, uyu muntu gutya, urebe ko abantu bataba beza kuri wowe. Nibyo rero nakubwiraga, ni ugutunga abantu bake beza bagufitiye umumaro. Nawe utunze ibintu byinshi bidafite umumaro biranagucanga, ukajya ujya kureba umuntu wakwiyambaza muri situation urimo, ukajya uzamura ibinimira ari byinshi, wanagera ku wari bugufashe ukavuga ati oya ndacyafite benshi reka nkomeze ndebe, basi busigarane bake uzayivuga ati niba ari Jidena nguye aranyemura ako kabazo cyangwa aramfasha ibi cyangwa ni umuntu wanjye, yego niba uyu nguyu ntamukeneye umusibe. Iyi niyo story iri behind ya Siba, nk'indirimbo nziza imaze igihe itrendinga. Ni imwe mu ndirimbo nziza nawe ushobora kujya kuyireba, nahoze ndeba aho imaze kugira 60,000 mu minsi 2. Ku muraperi ni ibintu birenze, ushobora kuba utabizi kugira ngo uzabone abantu bareba music nyarwanda cyangwa se hip hop nk'umuraperi nka Papa Cyangwe, aba ari ibintu bikaze cyane. Ndabasezeranya ko tuzajya tuvuga ku kintu kijyanye n'umuziki ariko kiri kuvugwa muri ako kanya. Hanyuma Papa Cyangwe wenda tuzakugira mu kiganiro, wari uri muri promotion n'ubundi y'indirimbo yawe Siba. Iyi ndirimbo bivuga ko hari umuntu wayituye. Ni abantu bose batari seri, abantu bose batari seri batunze ibi. Ni benshi kuvuga ngo umuntu wese utari seri kuri njyewe naramusibye, urumva ndabura n'abandi babwira ati niba nawe ugifite izo nimero ubitekerezo, ntago ari ihame ngo uzisibe, wowe ubwawe ubanze witekerezo, mba nkurabura nawe ukabitekerezaho. Ibaze gutunga nimero zirirwa zipostinga ngo guci life ngo last night byari show, mu gitondo wamubwira ati ko muhe n'agaso wankiniye agahumbise, ngawana ngo nanjye ko ntameze neza, wana ngo nanjye ni Bakaro. Ejo ukabona nimero umuntu yiri wagusebye wanabibonye, ibiganiro wabibonye cyangwa iki, ariko uwo muntu uramufite. Uwo muntu nabona n'ibindi wikoreye ejo azongera agaruka avuge ngo yasesenguye, ngo ubusesenguzi buke bitewe n'ibyo ukomeje kumwereka. Musibe urebe ko abona ayo makuru yo kongera kugarukamo. Mbere yuko dusoza Papa Cyangwe, hari amakuru avuga ko ufite igitaramo cyawe nka Papa Cyangwe nyuma yuko usohoye album nziza irimo abahanzi batandukanye. Igitaramo cyawe ayo makuru niyo bihagaze gute? Ya makuru niyo, turi gutegura igitaramo cyanjye kinini cya mbere, azaba ari experience ya Papa Cyangwe. So ni igitaramo kizaba muri Isama, ntago turadesida amatariki ariko bizaba muri Isama, zaba harimo abandi artiste, aba DJs, aba MCs, vuba cyane bari buze kubona more details zacyo. Yego dukubite akapera kuri Siba tunasoza. Ngaba barezi reka nze mbate yahuzo, nukubona bagenda nibagira huzo, uwo musheri wawe bimenye ni ex wanjye yanzaniye ubufu nawe mitamutahuzo, kugugaga ari kurya umubaga, izi ngaga ziri kurya utuboga, izi njajwa nizo zineza imbeshu zitagira akabanga zizi kuziga nka rumaga, doti zicunganwa na posti, Babylon zishaka mbone losti, Katejiste mbafite kuri listi, this time ni nkagaca n'umushwi Siba.
Siba iyo ni indirimbo ya Papa Cyangwe tunagana rwose ku musozo, ariko mbere yuko tugana ku musozo hari umuproducer watwihishe bamwita Yewowe, ni nawe by the way wadukoreye jingo nkuko nawe wabwiraga iriya jingo mugiye mubona mu biganiro bya exclusivity. Yewe bite? Ni fresh my brother. Umeze neza? Meze bon. Watwihishe cyane. Mani ngira isoni. Ariko biri kugenda bishira to. Si buri kuyibona gute? Man, Siba is a beautiful song. Ni indirimbo nyine ngiye nakunze myself, like ikiri no muri studio nkikiri kuyikora, so uko iri kugenda nyine bigenda binshimisha sometimes. Uyu mwaka ye waribona he cyangwa se umwaka utaha? Best producer, mark my words. Wow, uyu ni Yewowe. Reka tubashimire cyane bakunzi ba exclusivity, ndizera ko nibindi biganiro byacu bizajya bigenda bikurikiraho muzagenda mubikurikira. Ciao.